Ngo rimwe na rimwe ugasanga aramusuzuguye ngo saa sita zirageze ngo niba zigeze ubwo nyine ngo suri ngo barayihagarika ntago bari bujye ku nta kindi kintu bari bukore mbese ugasanga yenda ataye n'umukiriya muri biro ngo agiye kubanza kurya. Rero ibintu byo kurya bisa nkaho byateye intambwe ikomeye ku buryo umuntu ngo atariye yapfa. Ubwo rero urumva hari abantu bica akazi bitewe no kugira ngo babanze ngo barye mbese indika ikaruta akazi. Abo rero nibo bagira gute nibo bica wa muriro. Kandi ubwo ahanuye niko hanura. Aho tuba tuvuga ngo ariko koko nk'ubu ngubu bizagenda bite kuko tuba tuvuga Semana ko ari we waduhaye kari akazi ko gukora hari ahantu watubabariye ukazadushakira umwenjenyeri byibura ubasha guhagarika biriya binakabyubaka neza n'ibyo twiberamo turyamye tubyuka turi mu nzira tutirera nubwo tugiye kubaka hari ahantu bishobora kugwa ariko mana uzaduha umwenjenyeri ubundi umunsi twabonye enjenyeri ku nyubako yacu tukabona enjenyeri mbese nyine ubihagarika neza tuzavuga bihengamye. Ubwo ujya kuzana itafari ari kurarizana ukavuga uti mufundi gerageza ugorore yarate enjenyeri yabishimye. Ngo rero ibintu enjenyeri yashimye nta kintu wabikoraho. Nese mubona nta jambo mufite kuba mwabwira enjenyeri mukuba ati nyamara ko sura hano hantu cyangwa yahita birukana mutinya ko kwirukanwa cyangwa mutinya guhagarikwa mu kazi. Niyo ahageze bamwereka ibyiza urumva bose barakomeza bakajya bamujijisha ariko arazi no kwirebera nawe aravuga ati ibyo byose ndabireba nkabibona reka nzarebe amaherezo y'inyubako kuko arabizi neza ko inyubako izagezaho ikabatamaza. nta muntu unyerera kabiri ushobora kunyerera bwa mbere ntuvunike ariko bwa kabiri uravunika. Rero nyiri inyubako waravuga ati byanze bikunze barimo baranjijisha gihari ikibazo gihari wowe ntabwo uri kucyumva. Umuntu wese uri muri uyu mwanya ari kuvuga ngo ngewe naje kwishakira umugati sibyo naje kwishakira umugati. None hari ijambo abantu bajyaga bavuga sinzi umuririmbyi wariririmbye we ngo ntunyubikire imbehe ni twebwe turitahira tukabona ibintu bihengamye ariko dusaba Imana urumva dusaba Imana tuti Imana hari ahantu turahahahira ariko si iriya nyubako wazaduhaye umuntu wubaka neza iriya nyubako uko tubona izagwa ariko dusaba iki Imana. Rero urumva isahani ibaye yubitse warira kuki ubwo bari gukora kugira ngo ntiteranye. None nindamuka mbwiye enjenyeri akambwiye akaba ariko yapanze kubyubaka ko we yagiye kubyigana epfiriya umuntu uziriye akaba yaragiye kubyiga nge sinjya menya n'ahantu bajya kwiga ngo baragenda bakajya kwiga epfiyo ngiyo kubera ko urabona ngewe ntabwo njya ndimba ndi hafi ahangaha. Abavandimwe muri kubyumva kandi umwuka agenda basobanurira uyu ubaye umuheda igihe kirekire unyuzamo ukanubaka. Noneho twari turi kumwe n'umufundi w'umusaza. Uwo mufundi yaraje yubaka itafari rya mbere arigerekaho irya kabiri ntaje washyizemo arigerekaho irya gatatu wareba ukabona ni ibintu bishoreranye nka kwa kundi abana bajyaga bakina ibintu byo kurunda inuza amabuye. Enjenyeri yaraje avuga ati kira ni ikirebane ngaho ugendere dore urashaje ntuzagaruke. Ubwo rero kuko ngiye nari nyiri agasore ubu nanjye ndashaje kubera ko nari nyiri agasore aravuga ati komeza wubake wowe ndabona ubigerageza. Ubwo rero abafundi b'abasaza hari icyo tuzi nuko inyubako ihengamye izagwa kubera ko irihengamye cyane. Ikizayigusha ubwo nuko ihengamye ikizayigusha nuko nyirayo azayireka gusa yubatswe nabi. Yubatswe nabi urumva niba ikibanza irimo yubatswe nabi nta kintu izakora ahubwo hazubakwa indi nyubako nziza. Byanze bikunze inyubako izagwa ive mu nzira hanyuma hongere hasizwe hatererezwe neza hatangire inyubako nzima kandi iyo nyubako kanizere ko umeze neza kandi uri amahoro uri hafi na kure ineza y'Imana ibane nawe kandi umugisha w'Imana
ukomeho ndetse n'abawe bose mu bice bitandukanye by'isi rero mwese turabasuhuje kandi tubifurije ineza y'Imana, tubifurije umugisha w'Imana mu byo mwerekejeho amaboko byose. Aha ni muri Ararume Business Center iherereye Kagugu, aho tubafitiye serivisi zitandukanye. Tubafitiye sale nziza cyane wakoreramo ubukwe bukagenda neza ndetse dufite na jaride nziza cyane kandi yisanzwe. Iki dufite aho abageni bambarira n'aho batwikurura, byose twabatekejeho turafite kandi byose ku biciro byiza. Ikindi tubafitiye amasare y'inama, ukeneye gukoresha inama wabuze aho uyikoreshereza, tugane muri Ararume Business Center iherereye i Kagugu tugufashe. Ukeneye icumbi tugane tugufashe kandi ntuzagire ikibazo cya parikingi, kuko parikingi hano turayifite ihagije kandi dufite umutekano, kuko dufite abashinzwe umutekano w'iki kigo kandi babihuguriwemo. Tugane, dufite serivisi zitandukanye, dufite amaofisi akodeshwa. Ukeneye ofisi, ukeneye gufungura kampani, ngwino tugwe ofisi kandi ku biciro byiza cyane. Tugane kuri 0788 71450, 0788 71450, ubundi tugufashe kandi hano umukiriya n'umwami. Turi kumwe n'umukozi w'Imana utuje cyane, muramuzi nubwo tumaze iminsi tutabonana nawe, ariko ngo ntabwo ageza kuri kamera adafite icyo ahawe. Ntabwo hari abantu dufite bajya baza batingiye nabigize umwuga, ariko ngo yaranze ngo azageza ari uko Imana imutumye. Twishimiye kubana nawe rero mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Twari tumukumbuye, nawe namwe mumukumbuye, ariko reka ntangire muha ikaze kandi musuza. Turagusuje mwene data. Amahoro. Umeze neza? Ndaho rwose. Urarwaye ariko? Ndasa nk'urwaye ariko ntabwo ari cyane. Uratuje cyane, niyo mpamvu nanyumvuza gutyo. Uratuje cyane, ko ndashaka ko ugira akamaro kugira ngo twinjire muri kino kiganiro cyacu. Yego. Amakuru cy'iminsi? Turashima Imana. Ndavuga ko wari ubuzeho, wari ubugiye mu byako. Rero wari uhugiye mu biki? Mba ndaho ngaho ndi gutekereza kuri byinshi cyane. Cyane ko tuba dufite n'ibindi bintu byinshi bitureba, dufite izindi nshingano tuba dushinzwe kuba turimo, ariko uyu ni umurimo tudashobora kureka. Wari gutekereza ku bintu byinshi cyane. Se mu byo watekerejeho wabonye igisubizo cyabyo, bimeze bite? Nabonye igisubizo cyabyo. Tuba turi gutekereza ku mishinga y'ejo hazaza yaduteza imbere, igateza n'imbere igihugu cyacu. Tunasenga kugira ngo n'ibyo turi mu gutekereza gukora Imana izabishyigikire kandi bigende imbere. Yego, byiza cyane. Ibyo byose rero hari abantu baduteze amatwi bakubonye ari ubwa mbere, niyo tugiye kuganira. Amazina nitwa Muhire Didi. Ndi umusaza. Umusaza w'imwe? Ngira ngo barimo barabibona ko ndi umusaza rwose. Ndabona bivuye no mu kazi kawe. Hari umuntu waciye umugani aravuga ngo umutima w'umusore ngo watanze umutwe w'umusaza kumera imvi. Ubishatse kuvuga iki? Ni ibyo nyine. Ni ibyo ngibyo? Ibyo. Didi, twishimiye kubana nawe rero mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Kavuga ngo Imana iguha umugisha kuba wabonetse. Yego, namwe Imana ibaha umugisha. Twari tumaze igihe kinini cyane tutakubona, ariko dushimye Imana yuko Imana igucira inzira. Imana yaciye inzira pe, ntabwo biba byoroshye. Cyane ko tuba tuje imbere y'abantu benshi barenze ingohe zacu, ariko tubasha kumvikana ibintu bikagenda neza. Yego, Imana iguhe umugisha kandi Imana ikwishimisha. Tuduteze amatwi muri kano kanya, uyu ni Muhire Didi tugiye kuganira, ariko kandi aho uherereye hose ushobora kuba ukeneye gukoresha intebe nziza cyane zigezweho, utubati twiza cyane tugezweho, ibikoresho byo mu nzu bigezweho kandi byiza. Uyu arahari kugira ngo agukore igikoresho cyiza cyane. Mumuhamagare kugira ngo abafashe, kandi ni umukristo, ntago zabahenda, ntago zabashakamo inyungu z'umurengera. Ari kuvuga ubutumwa bwiza ko nabwo tugomba kwamamaza akazi akora kugira ngo abahe iby'ubugingo, ariko namwe mumuhe ku byo umubiri. Ukeneye yuko intebe zawe zivugururwa, utakizishimiye, muhamagara zivugurure byose. N'intebe nanjye nicaraho nzayibereka umunsi umwe. Ni intebe nziza cyane kandi wayinkoreye, ifite agaciro kari hejuru cyane. Niberetse mwakumirwa, ariko nkambabwiye amafaranga namuhaye nabwo mwakumirwa. N'umukozi w'Imana rero ndamubakundishije
kugira ngo mumugane abakora ibikoresho bigezweho. Sibyo Didier? Ndakosheje kuba mbivuze. Sinzi yenda niba byari ngombwa kubivuga. Kenshi na kenshi abantu batumenyereye hano turi kubabwira iby'Imana n'ubutumwa bwiza. Hari igihe ibyacu tuba tutagomba kubivuga cyane cyane ko hari igihe ubivuga bakagira ngo uri muri irata cyangwa uri muri arata ibyawe. Impamvu hanini tugomba kugenda tunabivuga Didier, dufite ikibazo muri no minsi hari indwara cyangwa se virusi yaje mu bantu b'abakozi b'Imana, cyane cyane mu bantu bavuga ngo iravuze. Abantu tubona abakozi b'Imana bitwa abakozi b'Imana, kandi abantu bakoresha no mvuga ngo iravuze cyangwa bakoresha Bibiliya. Ni abanebwe. Bafite virusi y'ubunebwe yabagiyemo, ntibashaka gukoresha amaboko yabo, ariho hatangiye kugenda haduka n'ikintu cyo kuza bagateka imitwe bakavuga ngo iravuze kandi itavuze kugira ngo ubone ayibirashye. Nyamara itavuze ari icyo ngicyo. Tugomba kubabwira bakavuga ati bakamenya yuko atari uwo nguwo ufite n'ibi gukoresha, ko Pawulo yajyaga akora umurimo w'Imana ariko ngo yataha akajya kuboha amahema kugira ngo n'ikizamutunga. Ntabwo ntandukiye ndakeka. Ibyo byo nibyo pe. Gusa umwuka bikuyoboye ukaba wabivuga nk'uko uri umunyamakuru rwose pe nta kibazo. Ariko nkanjye sinabivuga, kuko nkanjye ndamutse mbivuze urabizi ko hari abantu bajya bandika muri komanteri bavuga ati ibi ngibi uyu nguyu arimo arihimbaza se cyangwa arimo aragira gute. Ariko byo buriya nanjye mu buzima bwanjye gukorera Imana ndabyemera, ariko gukorera Imana ufite n'icyo ukora kikugaburira biza ku mwanya wa mbere. Ko ikintu cyiza cya mbere mbikundira, nk'ubu ngubu nshobora kujya gusengera umuntu, ngiye gusengera umuntu nkasanga ararwaye ariko kandi mu byo arwaye n'inzara irimo. Icyo gihe ngewe nkora mu mufuka ku bwa wa mugisha Imana yampaye, nkaba namusigira agasukari cyangwa nkamusigira n'ako gakoma akaba yakanywa kubera ko Imana yampaye umugisha. Ariko ndamutse ngiye nkagenda nanjye ntacyo nari mfite nari kumusengera, ahubwo ntegereje ko hari icyo yampa, icyo gihe gusenga kwanjye senga mvuga ngo se noneho ko nsenze arampa iki, ndamukuraho iki ko nduzi nawe ntacyo ari, ugasanga nsenze nabi. Hari umuntu wigeze kujya gusenga ahantu, hari umupasiteri umubwiye ngo aramusengera, noneho aragenda aramusengera, ariko ngo atangiye gusenga aramubaza ati se nta turo wazanye? Undi ati rwose pasiteri ni ukuri nanjye meze nabi, ahubwo hari nk'ahantu nanjye byibura nakura ituro nanjye nk'umuntu akarima. Ati rwose yaba ngiriye neza kuko nanjye ntabwo mbayeho neza. Pasiteri ati ubuse ndasenga isengesho rimeze rite? Se ndagusengera isengesho rimeze gute nta turo koko? Urumva pasiteri yahise agira ikibazo cy'uko nta kintu ari bukure kuri wa muntu. Kandi mu by'ukuri inshingano ya pasiteri ni ugusengera umuntu, ndetse yaba afite n'ikibazo cy'uko ashonje, pasiteri akaba yamufasha, akaba yanamugabura, cyangwa se akaba yamugira n'ubundi buryo ushobora no kuba utagifite rega, ariko ukabwira mugenzi wawe uti hari umuntu nshaka kugira icyo nafasha mfasha, nk'umuntu baziranye, atari ugusaba nyine ukabwira mugenzi wawe uti bungurije gutya ngira umuntu nifashiriza, kuko nabyo biremera. Ariko kuko we yumvaga ko uwo muntu amuzaniye ituro, ahubwo asanga wa muntu nawe agenda avuga ati byibura pasiteri aransengera, yenda Imana nimuhishura akabona inzara, byibura yenda arapfunyikamo byibura n'akarobo k'akawunga ntahe ndebe ko namererwa neza. Pasiteri gusenga biramunanira. Ntabwo nagusengera nta kintu ugize ute, nta kintu uzanye. N'isengesho nagusengera ntabwo ryaba rifite ingufu. Sinzi niba hari isengesho rigira ingufu bitewe na nyiraryo ituro yazanye, ariko ngibyo ibintu bigezweho muri iyi minsi. Yego urakoze cyane, ka tugusabe rero manzi usenga Imana muri twinjiye mu kiganiro cyacu tukomeye tuganire. Imana ifite imbaraga n'ubutware n'ubushobozi n'icyubahiro n'ineza n'urukundo rwinshi. Uyu ni wa mwanya mwiza wemeye yuko tuza aha ngaha kuvuga ibyawe. Hari abantu bahembuka kubw'ijambo ryawe, hari abantu bahembuka kubw'ikiganiro tuganira, kandi hari n'abantu bagubwa neza bagasubizwamo imbaraga. Ngwino ubane natwe tugirire neza, natwe twambika imbaraga kugira ngo ibyo tuvugira aha ngaha ntibibe ibyo gutakara hasi, bibe ibyo kubaka ubwami bwawe. Urakoze ni mu izina rya Yesu, amen. Amen. Ese hari ibintu mujyamo kuna gukoresha cyane cyane niko twatangiriye ku bakozi b'Imana, cyane cyane akunda kuvuga ngo iravuze itavuze, cyangwa se nibivuze ntago mbizi, aho ukajya kumva aravuze ngo njyewe Imana yambujije gukora. Bibaho? Bibaho.
gute? bibaho mu mihamagaro Imana ihamagara abantu. Hari abantu Imana ihamagara mu rwego rw'abatambyi cyangwa se mu rwego rw'abarewi. Buriya mu bana ba Yakobo, mu bana ba Isiraheli ari we Yakobo, havuyemo abana bagombaga kwerezwa gukora mu murimo w'Imana. Aribo bakomokaga ku witwa Lewi. Abo bari barerejwe gukora umurimo w'Imana. Rero muri iyi minsi ya none abarewi baracyahari, n'umuhamagaro w'uyu munsi abarewi baracyahari. Ariko iyo umuntu ahamagawe ari umurewi agiye gukorera Imana, ntagasaba, nta nubwo we abasha kubyivugira, ahubwo Imana iramuvugira. Ko Bibiliya iravuga ngo nicyo cyatumye Imana ibwira abantu ngo muzane ibyo kurya mu nzu y'Imana, kugira ngo abatambyi n'abarewi bashinzwe gukora umurimo w'Imana batazabura ibyo kurya cyangwa ibyo kunywa. Noneho abantu bagiye gukora bo hanze nibo babasha gutunga abo bantu. Bene abo bantu batungwa n'abagiye mu kazi. Bakirwa bagendagenda abo ngabo gusa, ntago bagendagenda. Ibi bintu byo kugendagenda mbibonye aha, mbibonye mbese mbibonye ubu. Ariko ubundi ntago abo bantu bagendagenda. Ari uwo murewi, nimba ari umurewi uvuze, ninde satadera ushaka? Wowe uri umurewi, ni wowe unshaka cyane njye gushaka? Ngende umurewi. Niba ndi umurewi wowe uranshaka. Ese ubona uyu munsi ariko bimeze? Bo reka nguhe urugero rwumvikana no muri Bibiliya bazi. Buriya hari umurewi witwa Samweli, niwe dukunda gutangaho urugero cyane kuko abantu benshi basomye inkuru za Samweli. Samweli yagiye gutura ahantu bita Irama. Amaze gutura ahantu bita Irama, yari umutambyi akaba n'umuhanuzi. Ni ukuvuga ngo Samweli ntiyigeraga ava Irama, ahubwo abantu bakeneraga kugira ngo bajye kureba Samweli baravuga ati ko tugiye kureba umukozi w'Imana, kandi umukozi w'Imana akaba aba mu buzima bwo kudusengera, mbese turajya kureba umukozi w'Imana nta n'ituro tumushyiriye? Umuntu akibwiriza akajyana ituro, Samweli agatungwa n'ayo maturo. Ariko ntago Samweli yirwaga azerera. Ubundi kuzerera, ubundi hazerera inzererezi. Umuntu ufite derese ntago azerera. Ubundi uyu murimo w'Imana reka mpite, murabizi ko ubundi mu magambo nkunda kuvuga njya nyuzamo nkacishamo, nkasa nk'uwiganirira, ariko mba ndi kuganira ku murimo w'Imana. Reka ibi bintu twinjire tubyita akazi. Noneho twebwe twiyinjiriye mu kazi. Ni ukuvuga ngo mu kazi hari abantu bakora akazi neza, bagakorera abakoresha babo neza, bagakora ibyo abakoresha babo babategetse. Yego. Niba akora muri biro akubahiriza gahunda, serivisi zose ashinzwe gukora akazikorera abakiriya bakagenda bishimye. Hakabaho n'abandi uzasanga mu ma ofisi n'ahandi hantu hatandukanye, uzagenda wamubwire se ndakeneye kugira ngo undekararire usikane, kwa kundi babyita gusikana. Murabizi ibi bintu nta nubwo ngiye bisobanukirwa cyane, bisaba nyine abantu bagiye biga ibintu byinshi, ariko njya mbyumva nyine. Hari nubwo mba mwicaye nkumva umuntu aje ati sikana, urumva puritinga, niba papa ngo nugupuritinga ibintu nk'ibyo. Noneho ugasanga we nta nubwo ashaka gukora cya kindi umukiriya mubwiye ari kumusaba, ahubwo rimwe na rimwe ugasanga aramusuzuguye. Ngo saa sita zirageze, ngo niba zigeze ubwo nyine ngo suri ngo barayihagarika, ntago bari bujye nta kindi kintu bari bukore. Mbese ugasanga yenda ataye n'umukiriya muri biro ngo agiye kubanza kurya. Rero ibintu byo kurya bisa nkaho byateye intambwe ikomeye ku buryo umuntu ngo atariye yapfa. Ubwo rero urumva hari abantu bica akazi bitewe no kugira ngo babanze ngo barye, mbese inda ikaruta akazi. Abo rero nibo bagira gute? Nibo bica wa muriro. Kandi ubwo wahanuye niko hanura. Sinzi niba ndi guhanura, ariko turimo turaganira. Barakuzi, tumaze kukumenya. Turimo turaganira. Didier, ese niki cyakorwa?
iyo murebye ubutumwa muri kugenda mutambutsa muri iyi minsi, ubutumwa murimo mukora w'ivugabutumwa, mubona ubwo butumwa bwanyu buri kugira umumaro kuri sosiyete nk'uko bikwiriye cyangwa uko mwatumwe? nyine uyu ni ukuvuga ngo urabona umukozi ukora neza, ukora mu kigo kizwi, iyo habaye igihe runaka cyo kuvuga ngo abakozi bakoze neza dukeneye kubahemba, ibigo ibi n'ibi byarakoze, mbese tugiye kureba ikigo cyakoze kikagira umwanya wa mbere bitewe n'uko cyubahirije inshingano cyari cyarahawe. Hari ibigo biza imbere bakavuga ngo ikigo iki n'iki bakiriye abantu aba n'aba, bubahirije serivisi zinizi, mbese batunganyije ibyo bagombaga gutunganya, abangaba baje imbere n'amanota 70 nangahe ku ijana, cyangwa baje imbere na 80 nangahe ku ijana. Noneho hari abandi bazi inyuma bakaza bameze nka ka gasimba gakurura umurizo. Buriya hari igisimba, hari ibisimba bifite imirizo bitwara hejuru, ariko hari agasimba kitwa umutereri. Umutereri ntago abantu benshi bawuzi. Ugira umurizo muremure, ukagira n'ikindi kintu cy'igipfundo hasi kinini cyane, iyo igenda ikurura. Nukuvuga ngo aho umutereri waciye umurizo ho wagiye unyura hari ishushanya igenda ikurura. None ubwo hakaba abandi baza bakuruye cya kirizo kigenda kizunguza cyarabyimbye gusa. Bishatse kuvuga ngo bo igihe cyo gukora ntago bigeze babyitaho, ahubwo ibyo bagombaga kugira ngo bakore babyubahirize, inshingano zagiye mu mirizo. Niyo mpamvu ho kugira ngo bazane ibihembo cyangwa se bazane uburyo kirunaka bwo bakoze neza, baza bakurura ya mirizo bakagira ati dore natwe twarakoze. kandi batarakoze ugasanga nyine ibyo bakoze biri inyuma, kuko umurizo ubi inyuma ntabwo umurizo ujya imbere. Ubwo rero baza bagaragaza ibyo bakoze inyuma, kandi ibintu biri inyuma nta gaciro biba bifite. Rero twari turimo tuvuga ati se abakozi b'Imana batakora barahari? Icyo wari kumbaza. Ubundi Imana ihamagara umuntu ikamubwira ngo ntuzakore. Ubundi umuntu abwirwa n'iki ko yahamagawe n'Imana kandi agahamagarirwa kudakora? Icyo ni nkawe wakimbajije. Niwe wakakimbajije. Nyine kinsubizo wazi ukibaza ko naga nawe ujye ubimenya. No ni ukuvuga ngo rero hari igihe Imana ihamagara umuntu, noneho muri kwa kumuhamagara ikaba iri mu kumutunganya, iri kumuha imbaraga, noneho muri cya gihe iri kumuha imbaraga, aho kugira ngo yambare imbaraga ahubwo agacika imbaraga. Noneho Imana yajya imubwira haguruka ujye gukora, akumva ntago yahaguruka ngo ajye gukora. Noneho mu mwanya wo kujya gukora akavuga ngo ndashonje. Kuko urabizi ko buriya kugira ngo umuhinzi azahinge asarure imyaka yahinze hanyuma azayirye, hari igihe gicamo cyo kwihangana ugategereza ya myaka yawe ko yera. Ntago abenshi bategereza ko yera. Reka da, ahubwo batangira kuvuga ngo ndashonje imyaka itarera, bagatangira kujya kuyanzuranya bayisarura igihe kitaragera. Ngayo nguko. Ese niki cyakorwa kugira ngo ivugabutumwa mukora rigire noho akamaro, bitanga umusaruro kubo muri bwira? Ivugabutumwa kugira ngo rigire umusaruro hakorwa iki? Tuvuge ryagira umusaruro, urambaza ko rigira umusaruro mu buhe buryo? Rigira umusaruro muri sosiyete, rigira umusaruro ku Mana. Impamvu ndi kubivuga Didier, uyu munsi muhora murabwiriza buri munsi, mugatanga ubuhanuzi, mutumwe Imana yatanze. Uyu munsi insengero zavutse, ejo ibunaka havutse urundi rushyashya. Uyu munsi Didier tumuze nka evangeliste, ejo abaye bishop, habonetse andi apotere runaka. Mu madini bimitse abadiyakoni, bimitse abapasiteri buri munsi. Yego. Ubwinshi bwabaye bwinshi, biragaragara nko ubwinshi bwawe bwinshi bwitwa ko abantu ari abakozi b'Imana cyangwa se bihaye Imana baje gukora umurimo w'Imana. Ariko twajya no hanze tugasanga uko buri kuba bwinshi na leta iri kwagura amagereza. Amagereza nari kwaguka, tugasanga twara kuri statistique y'abakoze ibyaha uyu munsi ku wa mbere, ejo ku wa kabiri tugasanga bikubye. Kibaza ko ibyaha biri kwiyongera, amanyanga mu bantu ari kwiyongera, ko leta ikizamura ingengo y'imari izatunga abantu bari mu magereza
bitari kugabanuka kandi abakozi b'Imana bari kwaguka ibivugabutumwa riri kugira umusaruro njye nkibaza icyo kibazo n'undi wese yakibaza ko abakozi b'Imana biyongeye ko ubutumwa bw'Imana buri munsi buri gutambutsa ubutumwa iravuze mwihane abantu bakabwiriza tukabona abantu bacyagenda bakumva babashikuje amashakoshi tukabona haracyari ahantu ntago wenda ahantu bahakoraga bahapangaga umutekano ngo abantu bakora umutekano ntibabonetse kubera ko impamvu batabiretse nuko baracyafite amakenga kuko nibatabikora hari abantu bari buhungabanya umutekano kandi b'imbere mu gihugu ubutumwa buri gutangwa buri munsi ku manywa nijoro abakozi b'Imana bari kuza ku manywa nijoro bari gukora umurimo ni abakozi b'Imana b'ukuri cyangwa ni za marine babivuga gutya hakorwa iki ndaguha turaganira ku bintu nka bibiri sinzi niba yenda hari nk'igihe imvura ibikubye imvura igakuba ari nyinshi cyangwa se yenda kuzagwa niko numvise tujya tubivuga hanyuma muri cya gihe imvura yenda kuzagwa cyangwa gucika hari igihe ahantu hamwe na hamwe hashobora kuza intozi buriya iyo intozi ziri mu kugenda zigenda ku murongo umwe noneho uyu murongo intozi ziriho nk'iyo uciriyemo cyangwa ugakubitamo nk'akantu izi ntozi ziratatana uku gutatana kwazo rero hari izitatana zikagenda ntizigaruke mbese zikayoberwa aho zavuye yego kubera iki umurongo zari ziriho ntabwo zari zisobanukiwe uwo ari wo zari ziri ku murongo ziri mu gukurikira izindi gusa hari izi ziyoboye ziri gukurikira ariko zitazi ngo izi zituyoboye zirajyayo noneho za zindi zitazi ziri muri ndava he ndajya hehe hariho igihe ihita itana igatorongera ikajya nk'irwamagana iyo ntizagaruka ikagenda igapfira mu muhanda cyangwa bakayikandagira cyangwa se urabyumva nyine yataye izindi rero izitatana nizo nyinshi izitana iziva ku murongo nizo nyinshi iziguma ku murongo ziba nkeya buriya nk'ahantu yenda hari nabonye ibisimba inyamaswa zikunda kujya nk'ahantu zigakora irumbo cyangwa se igomo zaryo ni nyinshi zikunze kuba nk'imbwa cyane nk'ahantu hari imbwa nyinshi zagose nyinshi cyane nk'iyo uteyemo nk'ibuye ni ukuvuga ngo iziva hahandi zari zigenda zitazi niyo zijya zihunze cyangwa se ntizizamenye na zigenzi zazo aho zasigaye ariko ushobora gutera ugasanga nko muri 15 hasigaye nk'ebyiri nizo zihasigaye zivuga ziti se habaye iki zidafite ubwoba zidafite ikibazo kubera iki z'impamvu zisigaye ziriyizeye zo ziriyizeye nta kibazo zifite ni ukuvuga ngo ziravuga ziti twebwe ahangaha turyamye cyangwa hatugangitse twarahateganyije twarahashatse twarahikunenze turahazi neza reka ahangaha tuhagangike ni mu ngangi yacu ibi ngibi biri kuza kudukanga ntabwo badufite izifite ubwoba zose zikiruka izisigaye ugasanga ntabwo bazifite kandi zimeze neza rero ibi bintu ni ukuvuga ngo ni uku nguku byubatse uko abantu basenga niko baba bari mu guhamagara dayimoni iyo abantu bari ku murongo bari mu gusenga bari guhamagara dayimoni rero yaje agakubitamo akabuye kamwe ubwoba bwa babandi bose birukanka bahita bagenda iyo bagiye bajya hehe ubwo ni ukuvuga ngo iyo agiye aruhukira mu kwiba ubu ntabwo ari bugaruke mu gusenga ubwo agiye kwiba birarangiye niba aciye ahangaha arakubitana na wa mukobwa witwa Nyiramwiza arahita amutambikana kuko yari yaramubuze arahita amujyana muri geto niba aciye ahangaha ubwo aragiye nyine aragenda ateka imitwe hanyuma rero namara guteka imitwe arasanga barubatse inzu zo kugorora abatekamutwe tayari numvaga nari mu biganiro ariko singera ahangaha ariko Imana ishimwe byari ngombwa Didiye ko bavuga ko gusenga byirukana shitani umbwira gute ko gushitenga bihamagara dayimoni kandi dayimoni atinya amasengesho dayimoni ayo masengesho ntabwo turi buyakemange amasengesho dayimoni atinya na amasengesho afite kondisiyo arya kondisiyo ni ikinyarwanda afite amahame
ihame ni ryo kinyarwanda cyangwa umurongo ngenderwaho. umurongo ngenderwaho. Amasengesho dayimoni atinya ni isengesho rifite umurongo, rifite inzira ririmo. Ntago dayimoni atinya isengesho iryo ari ryo ryose. Buriya umusirikare ntago atinya urusaku rw'imbunda. Oya, ahubwo iyo imbunda ivuze umusirikare ajya kureba aho iyo mbunda ivugiye, byatewe n'iki, ninde uturashe, sibyo? Ninde uturashe, araturasira iki, reka njye kureba. Ariko umusivili iyo barasiya i Rwamagana niho hafi ashobora kugarukira, cyangwa se akaba yarenga akaminuka no mu Bugesera. Kandi ubu turi Kigali, mvuze ngo turi Kigali ni ukugira ngo abantu bumve intera irimo. Ubwo abantu ari buhure nabo bose ari bubabwire ngo isasu ryavuze, byacitse, ibintu byabaye ibindi. I Rwamagana urumva araza kugera i Rwamagana, inyuma ye hari abantu bangana iki, benshi b'abasivile bameze nkabo. Iyo usenze nabi uba uri guhamagara dayimoni. None se abo bantu rero, urwo rugero waruduhaye rw'izo ntozi bashobora gukubitamo akantu, zimwe zigashwara hariya, abo bantu bari gusenga batyo, bamwe bakajya hariya, bakajya mu busambanyi, mu manyanga, mu kwiba. Njye ko mbyumva na mbere ntago babe barimo. Nimba barasinze amasengesho, abadayimoni aho guhamagara Imana agahamagara abadayimoni, amasengesho n'ubundi mbere ntibabe barimo. Nyine sinakubwiye se ko izo ntozi ziba zikurikiye izigenda. Buriya zo zigira shefu. Uzasanga igishefu cyazo gifite amahembe ameze gutya, kiri kwigendera kimereye gutya, kivuga kiti twebwe aho tujya turahaza. Usanga utundi turi inyuma turimo turagenda tugenda gusa, ariko tutazi, tuvuga ngo tukurikiye shefu. Noneho rero iyo bakubisemo akantu, hari igihe ihita yitiranya shefu na kakandi, kavuga iti ubu na shefu aciye aho, igahita icanga ikagenda. Iyo ngayo ntabwo iri bugaruke, kubera ko yatinye. Nta murongo yari irimo, nta ntego yari ifite, yagendaga mu buryo bwo kwigendagendera gusa. Ushatse kuvuga yuko rero mu bakozi b'Imana, mu bitwa abakozi b'Imana mu ngiyi, mu bitwa abashumba, abapasiteri, abarevera, abapotre, ababishopu, abahanuzi, abaevangeliste b'iyi minsi, amadini menshi ari kujyaho, nta ntego afite, yubakiye ku kinyoma. Dushingiye ku byo uvuze, bari kugenda ariko ntibazi iyo bajya, ntibafite intego yo kujyana abantu mu ijuru, nabo ubwabo ntibazi iyo bajya. Nicyo ushatse kuvuga? Oya, ntabwo aricyo nshatse kuvuga. Tugende kugisobanuye. Ushatse kuvuga iki? Ni ukuvuga ngo njyewe uburyo nshatse kubivugamo, nshatse kuvuga ko abantu bashinze ibi bintu, hari abantu babishinze babizi neza. Babizi neza, bari muri wa murongo twahoze dushaka kwita, nkakubaza ngo se ngo ni ikinyarwanda ni irihe kondisiyo. Bari muri wa murongo twitaga kondisiyo, ariko tukaza gusanga atari ikinyarwanda, kandi turi kuvuga cyane cyane twibereye hano mu Rwanda, ariko n'abantu bo hirya iriya nyine babasha kubyumva kondisiyo, ubwo ako kantu barakumva bakamenye. Noneho hari abantu baje bafite kondisiyo, ari wo wa murongo. Noneho hari abandi baje bo babona bafite kondisiyo, babagenda inyuma ariko badafite kondisiyo. Rero umuyobozi ashobora kuba umwe akayobora neza, noneho akagira abandi bafatanyije kuyobora, bakaza bakurikiye wa muyobozi ariko bo bakayobora nabi. Ba bantu rero bari inyuma ya wa muyobozi, abari inyuma ya ba bandi barebye kuri wa wundi ariko bakareba nabi, bo ni ukuvuga ngo icyo gisheni cyose bayoboye bakiyoboye nabi. Turarenganya se ukiyoboye cyangwa turarenganya abo bantu? Turarenganya abo bantu batari gushishoza. Kuko ariko njye numva tuburenganye n'umuntu bayoboye, kubera nimba ayoboye abantu akabwira abantu ngo bamugane, cyangwa se abashumbe, ibintu nk'ibyo ngibyo, ariko ntababwire intego y'urugendo. Ababwiye ngo nimugende, ariko ntababwire intego y'urugendo, ntabahaye n'impamba y'urugendo. Siwe turashyira amakosa yahagutse adafite intego y'urugendo, adafite ibyangombwa byemeza ko ari umugenzi, kugira ngo bimuhe n'ububasha bwo kuyobora abandi. Ni ukuvuga ngo urabona Yesu, mbone mvuga ngo urabona Yesu, urahita umbaza ngo ari hehe, umunyamakuru. Ariko ntabwo wabimbaza kuko ibyo bintu twese tubihuriraho, turabizi.
buriya Yesu yaje mu isi araza yereka abantu inzira nyayo, abereka umurongo ngenderwaho, ariko yarababwiye ngo nabanye namwe igihe kirekire, sibyo? Nagerageje kubibwira mu buryo bushoboka, ariko na n'ubu ntago muramenya. Twarenganya Yesu cyangwa twarenganya abamukurikiye akajya biyereka ariko ntibabashe kumubona? Turarenganya abamukurikiye. Yatanze umurongo ngenderwaho, niwe wa muyobozi. Ko buriya nubona umuntu yashinze itorero, kenshi na kenshi itangira ry'abantu benshi riba ritangira ryiza, ariko iyo bageze hagati, kubera ko ibi bintu bibamo inzitizi nyinshi, bikabamo no kugira ngo habeho kubanza kugerageza, ese uyu muntu waje azihangana kugeza ryari? Iyo rero habayeho ryagerageza, akabona igerageza ririmo rirenda kumugusha, kuko igerageza naryo ni ikintu gikomeye, ahita bivamo, agatangira kuyobya no kuyoba. Ntago twarenganya Yesu niko uvuze, twarenganya abamukurikiye, ariko Yesu mu byo yaduhaye inshingano, yatanzemo inshingano avuze ngo muzagere ikirenge mu cyanjye. Aravuga ngo mugende amahanga yose muvuge ubutumwa bwiza, abazemera muzabatize mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera. Kuki tutakemanga yuko aba bantu yabwiye ngo bagere ikirenge mu cye, bakigeze mu cy'abandi bakitira ko bageze mu cya Yesu? Icyo ni cyo tugomba kumaza twibaza. Aba bantu bageze ikirenge mu cya Yesu, mu cya Yesu Kristo, cyangwa bageze bafashe ikirenge bakigira mu cya Yesu wundi? Icyo ni icya mbere. Cya kabiri, abantu yabwiye ngo mugende isi yose muvuge ubutumwa bwiza. Abantu bari kuzenguruka isi yose bavuga ubutumwa bwiza, ni ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo cyangwa ni ubutumwa bwiza bwa Yesu, bwa wundi wiyise Yesu? Kuko hari ba Yesu babiri, hari Yesu Kristo na Yesu wundi. Ntabwo turakemanga abantu, dushobora kuvuga ngo bari muri Yesu nyamara atari Yesu Kristo. Tayaho dusobanura akantu. Umunsi umwe hari akantu kigeze kuba muri Isiraheli, hanyuma hari umugabo wari uzi Yesu, ari we Petero, hakabaho n'undi wari uzi Yesu ari we Yohana. Hanyuma aba bagabo bo bagendaga bakiza abantu muri rya zina Yesu yabakizagamo. Bakabwira umuntu ngo turagusengeye, dayimoni tukwirukanye muri uyu muntu mu izina rya Yesu. Dayimoni kamuvamo ikagenda. Hanyuma hari abahungu bagendaga inyuma ya Petero na Yohana, inzererezi zo mu bahanuzi. Noneho bo bakagenda bakabona, bakumva Petero avuze ngo tukwirukanye dayimoni muri uyu muntu mu izina rya Yesu. Dayimoni akagenda. Mu by'ukuri Petero na Yohana nta kosa bafite, bigishije abantu nk'uko bagombaga kubigisha, ahubwo abo bigishije banze kumenya uwo babigisha, ahubwo bo bashaka kugira ngo bagendere ku izina ariko batamenye uwo babigisha uwo ari we. Za nzerezi nazo ziravuga ziti none ntabwo turi butegereze kumenya Yesu neza, ahubwo Petero na Yohana tugize gute? Turababona, turabareba. None rero twebwe reka duce ku ruhande. Hari inzira bita panya, nkunda kubaza kuko ngiye mujye mumbwira mfite n'amahirwe. Inzira z'ubusamo. Inzira z'ubusamo, ubwo mba ngira ngo mbaze panya kugira ngo hatazagira umuntu wandika muri comment ngo panya ni iki. Wabonye ko dufite n'abantu bakora bya bintu byita harya mu byita kujajinga. Kujajinga ubundi bivuga iki se byo? Turimo twiganirira, ariko kandi tuganira ijambo ry'Imana kugira ngo nabo bantu nyine bakora ako kantu kitwa kujajinga banasobanukirwe. Noneho aba bantu ngo baca ku ruhande, baragenda bagasanga umurwayi, bakavuga ngo wa murwayi we urwaye dayimoni, none wa dayimoni we turakwirukanye mu izina rya Yesu, uwo Petero na Yohana bagira gute? Bavuga. Noneho bagahura na dayimoni woroshye, kuko buriya dayimoni nawe agira ibice byinshi. Hari dayimoni woroshye na dayimoni ukaze. Noneho ngo baza gukubitana na dayimoni w'inkazi. Akubitanye na dayimoni w'inkazi, arababaza ngo Petero na Yohana turamuzi, hanyuma na Yesu
turamuzi mwebwe muri bande. Urumva habayeho nyine ko dayimoni ihita ikora umurimo wayo. Umurimo wa dayimoni ntimuwumbaze murawuzi. Rero ibi bishatse kuvuga ngo hari abantu bakurikiye abageze ikirenge mu cya Yesu, ariko ntibabasha kugira ngo barebe Yesu bageze ikirenge mu cye, ahubwo bashaka kureba Yesu uvugwa na ba bantu bageze ikirenge mu cya Yesu. Ubwo turi buvuge yuko aba bantu biyita abakozi b'Imana benshi, kuko twari turi mu kibazo turi kuvuga ngo ivugabutumwa ni iki cyakorwa kugira ngo ribyare cyangwa se ritange umusaruro muri sosiyete, uko twasanga ko rikorwa ko tugasanga ntacyo byahinduye. Dushatse kuvuga ko aba bantu bari gukora uyu murimo, aya madini menshi tudashaka kuvuga, abenshi bari gukora mu izina ry'uwo Petero na Yohana bavugaga batari gukora mu izina ry'Imana. Nicyo bivuze? Yes. Hari nkunda gushaka kuvuga sosiyete. Nkunda gushaka kuvuga sosiyete. Yenda mu bisobanuro neza nimba ndi kwivugira sosiyete cyangwa ndi kwivugira ishyirahamwe, abantu baze kumva icyo nshaka kuvuga icyo ari cyo. Ariko hari abakozi, hari abantu bakora neza. Hari abantu bakora neza, bakora imirimo yabo neza, bubahiriza inshingano z'uwabahaye akazi bakagakora neza. Rero aba bakozi bangajwa nibarebe abashebuja bakora neza, hanyuma bamenye imikorere y'abashebuja, nibwo bazabasha nabo gukora neza bagendeye kuri bashebuja, ibyo bashebuja babigishije baba ari byo bakora. Turi bamenye gute rero? Ubushize turi kuganira utubwira abantu bari kubaka inyubako z'ibirebane ko bateje ikibazo. Urumva turamenya ukuri gute kandi ko abenshi bari mu nyubako z'ibirebane? Bari mu nyubako z'ibirebane. Noneho hari izindi nyubako ziri kuza. Tubwire. Hari izindi nyubako ziri kuza, ariko zo ni inyubako zigezweho z'iterambere. Hari ukuntu abantu bari kubaka inyubako z'iterambere babanza gutega ibintu bita amabimu. Bino bintu by'ibyuma baboha, barangiza kubiboha bakabitegera imbaho cyangwa se amakote, bamara kubitegera amakote hanyuma bakazana amasima bakamenamo. Rero hari abantu bari kuzubaka izi nyubako bagahagarika ibi byuma, ariko ntibabihagarike kuri nivo. Cyangwa se Bibiliya yo numvise ibyita timasi. Ahantu nayisomye avuga ngo ni timasi. Noneho ntibabihagarike kuri timasi neza. Mu yandi magambo ibi byuma bakabimena bihengamye, bakavuga ngo impamvu turi kubimena gutya ngo kuko ari ibyuma birakomeye ntaho bizajya. Urumva ukuntu ibintu bimeze? Bakamena ibyuma, kandi nuko ngo ubundi inzu yubatswe n'ibi byuma ntabwo ishobora kugwa yihagaze neza ibikomeye. Iba ari inyubako nyine iri muri gahunda nziza. Noneho bo bakabimena bihengamye bikagenda bikagarama, byamara kugarama bazashyiramo ibyo hejuru, ugasanga etaje ihereye hasi ifite nk'eshanu zigeretse hejuru. Izi ni za nyubako nyine bita amagorofa. Urazizi? Ujya uzibona nyine ahantu henshi hatandukanye. Njye nkunda no kuzibona no kuri televiziyo, ntago njya nzibona cyane cyane ahantu henshi, ariko nyine ujya uzibona nyine mu bihugu byateye imbere. Se n'ujya uzibona zihagaze ndende cyane, ugeraho wajya uyireba ukagira ngo ukareba ukabona ntuheza. Noneho kumbi zo uburyo zubatse, bameneye ibyuma byo hasi kuri fondasiyo, babimena mu buryo buhengamye, mbese babitegera bihengamye. Noneho inyubako ikagenda yagira nko muri nivo nka 15, ukajya kumva yahurudutse, yirunze yaguye hasi. Iyi ngiyi iyiguye igusha abantu benshi, ihombya abantu benshi, ibintu byinshi biratikira, mbese mu yandi magambo ibintu biradogera. Rero aba bubatsi ubushize nyine twahoze tubavugaho tuvuga ukuntu bubaka ibirebane, inzu z'ibirebane n'ibiki, ariko n'iyi nyubako nayo turagira ngo tubwire abantu bayubake neza, bamenye ibyuma bihagaze babishyire kuri timasi, ku buryo iyi nzu nubwo ari ndende cyane igera hejuru hariya muri 15, ntabwo ujya uzibona, ariko mu biganiro tujya tubona hanze mu mateleviziyo n'ahandi, ukumva ngo yaguye, ngo yahurudutse, ngo yaguye, ngo kandi yishe abantu benshi.
kenshi na kenshi baba baramennye ibyuma bakayitegera ihengamye, noneho byajya kugwa bikarindimuka bikagwa bikagusha abantu bagahomba n'ibintu bigahomba. Rero izi nyubako tubwira abantu bazisubireho bazubake neza. Turabihuza gute n'agakiza uri kuvuga kuri kutuzimija cyane? Ntabwo ndi kubazimiza nyine aka gakiza kacu tuvuge ubundi agakiza kaba keza kageze nko ku muntu ukomeye akakakira akakigisha abantu neza, uku gukomera kwe kwatuma abantu benshi bakizwa, sibyo? Uku gukomera k'uyu muntu bitewe n'abantu ahura nabo, bitewe n'abantu benshi bamuzi, bitewe n'abantu benshi mbese akoresha, afite ijambo rinini ryo kubwira aba bantu ngo bakizwe bizera Imana. Ariko iyo ahagaze nabi, yego, iyo ahagaze nabi we, abantu bamuri iruhande ni benshi cyane, abantu bamuri epfo, abantu bari muri ruguru, abantu bamuri imbere, abantu bamuri inyuma ni benshi. Ni ukuvuga ngo nk'iyo aguye, kuko urumva abahagaze nabi, iyo aguye agwira abantu benshi, yego, cyangwa agusha benshi. Rero mureke dushingiye ku rwego turiho, uko tugenda dukomera niko twakabaye twamamaza ubutumwa bwiza bukagera kure, kubera abantu benshi tugenda duhura nabo kandi dufiteho ijambo rikomeye. Ndumva twaba tubaye tubivuze gutyo, ibindi tukazongera kubivuga ubutaha. Nawe uyamara uyamaze ntabwo byazavamo. Ugenda uyacumbika ukazayacumbukura ukagira aho wongera ukayageza, cyangwa ukanayatangira. Iyo murebye izi nyubako mbwa ko watugaga izo nyubako z'ibirebane, tubwira n'akaga ziri guteza bitewe n'inyubako bari kubaka zidafatika, kijya tweka ko wajya guhuza ukatubwira ko abantu b'iyi minsi cyangwa se abakristo cyangwa se bari kwakira Kristo, kubera izo nyubako bari kugenda batazi ibyubatse nta kuri bafite. Uyu munsi tubonye iyo nyubako yindi yaje, izi nyubako zibaye zingahe? Turazibamo gute? Abantu bazikoreramo bate? Zibaye ebyiri kandi ziracyahari, hari n'izindi ziri kuzamuka. Urabona uko iterambere rigenda riza, abantu bagenda bubaka, kandi bagenda bubaka ibintu bigenda bihindagurika bitewe n'igihe turimo. Rero ni ukuvuga ngo kenshi na kenshi iyo uba mu nyubako ihengamye uba umeze nk'umuntu wikoreye akarago ku mutwe, uhora uvuga ngo isaha n'isaha ishobora kugwa ndyamye. Iyo uryamye uryamira amajanja, urumva? Niyo yicaye munsi wicara ucunga, iyo wumvise hari akantu kaguye kagasa nk'agahubutseho uhita witaruka uvuga uti reka ndebe ko ya nyubako igiye kugwa. Rero aho kugira ngo tujye duhora twikanga inyubako zigwa, reka twubake inyubako zikomeye, tujye tuzibamo tuzibemo igihe cyose. Si byo byiza se? Ni kapitula zubakwa cyangwa n'abafundi barazubaka? Ari umufundi, erega buriya dufite enjenyeri, dufite kapita, dufite n'abafundi, dufite n'abayede. Bireba cyane birareba umuntu uhagarariye iyi nyubako. Enjenyeri, ubwo ni enjenyeri bimeze biti? Ubundi reka twibarize enjenyeri bimeze biti? Ibintu uri kubaka ko n'abayede bari kubireba bakabona bihengamye, kandi ukabingiza kubyubaka. Ntabwo uzi ko hari igihe umuyede azana igikarayi agahereza umufundi akavuga ati ariko njyewe nyine nubwo ntabizi, ni urugero nyine nkanjye ntabyo nzi, mbese agenda abizi, ariko nanjye nubwo ntabizi hari igihe ndeba inyubako nkabona irahengamye. Rero wabwira umufundi ati umuyede wabibonye ute? Wabibonye ute wa muyede wobasha kubona inyubako ihenga? Wewe wigeze wiga kubaka? Nyine navuga ngo nguze kugenzura urebe, hari igihe bosi yaza kubona bihengamye, nuko abayede twivugira. Kubera ko urumva nkanjye nta burenganzira mfite bwo kujya kubwira enjenyeri wize na kaminuza ngo wize na teolojiya, kaminuza urumva kaminuza, yize kaminuza. Uzi ko hari n'abantu biga kaminuza zo hanze,
akiga kaminuza hano mu Rwanda akazirangiza akajya kwiga kaminuza zo hanze kandi noneho biga mu bintu by'ubwubatsi bya hatari. Urabona nkatwe ngo turimo turagenda tuzana abantu b'Abashinwa. Abashinwa ngo bazi kubaka cyane. Rero nk'umuntu wacu uvanga akajya kwiga mu Bushinwa aza afite ikoranabuhanga mu bintu byo kubaka. Noneho rero njyewe nabyirutse niterura ikikarayi ngenda mpereza abafundi. Nta nubwo nigeze mba Gapita. Ngo byibura mvuge ndi Gapita, yenda ashobora kugira yenda nkarunguruka ku gishushanyo cy'inyubako kuri pura. Niba ari nako babyita ntumbaze, ariko numva ngo ni pura. Urumva noneho nkaba nabasha kurebaho nkavuga ngo hano ngo byaba bimeze gutya. Rero urumva nkanjye umuyedi yo ndebeye hariya nkabona bihengamye, mbwira umufundi se mufundi bimeze bite? Mufundi ati rero buriya Gapita nawe araza yenda kubireba. Gapita nawe ubwo nawe yaba atari kubireba akavuga engineer yaza akaba ati okay ndabona ari sawa. Urumva ibintu engineer yashimye se nabanyibikozeho iki gihe nta kintu nabikora. None se engineer nimbabona ibintu mukabona ibintu ari kubyica ntimufite uburenganzira bwo kumwirukana mukabwira nyir'ubwite kuko icyubakwa gifite nyiracyo. Engineer afite umuntu ari kubakira. Kuki mwebwe muceceka ibintu bigapfa? Kuki mutabwira nyir'ubwite ngo akorera engineer ashyira engineer? Ariko twe turabayede. Urumva ikibazo twe turabayede. Murebe ibintu bipfa noneho. Urumva umuyede aba afite ijambo rya kane. Sibyo? Kenshi na kenshi buriya niyo abantu bari kwangaja. Niyo abantu bari kwangaja. Hari igihe umuyede batamwangaje. Ahubwo umuyede aza kuvuga ese nta kazi, ese mwampaye akazi. Noneho yaza nyine yaterura yakoresha imbaraga, babona akoresha imbaraga nyinshi bakaba ati uyu muyede cyakora turabona yagerageza n'ejo uzagaruka. Twe tuba turwana no kugira ngo turebe yuko batubwira ngo n'ejo tuzagaruka. Ariko iyo tugiye aho tuba tuvuga ngo ariko koko nk'ubu ngubu bizagenda bite kuko tuba tuvuga ati Mana ko ari we waduhaye kariya kazi ko gukora hariya hantu, watubabariye ukazadushakira umwenjenyeri byibura ubasha guhagarika biriya bintu akabyubaka neza. N'ibyo twiberamo turyamye tubyuka turi mu nzira tuti rero nubwo tugiye kubaka hariya hantu bishobora kugwa, ariko Mana uzaduha umwenjenyeri ubundi umunsi twabonye enjenyeri ku nyubako yacu tukabona enjenyeri mbese nyine ubihagarika neza tuzavuga ngo Mana nushimwe warakoze. Mu munsi muzabyera tuba dusenga munizunguza. Tuba dusenga tuvuga ariko Mana ngo waduhaye enjenyeri koko. Turimo turasengera enjenyeri. Ariko se enjenyeri uriho uyu munsi muvuga ko ari kubaka nawe mushingiye kuki? Mushingiye kwa enjenyeri wari uyoboye icyubakwa mbere, mushingira he muvuga ko engineer wanyu byamunaniye uriho uyu munsi ku cyubakwa muri gukora? Twebwe tubona bihengamye. Ubwo ujya kuzana itafari ari kurarizana ukavuga uti mufundi gerageza ugorore harate engineer yabishimye. Ngo rero ibintu engineer yashimye nta kintu wabikoraho. Nese mubona nta jambo mufite kuba mwabwira engineer mukuba ati nyamara ko sura hano cyangwa yahita birukana, mutinya ko kwirukanwa cyangwa mutinya guhagarikwa mu kazi by'igihe gito? Ntago tubasha kumugeraho. Twebwe abayede mugira ku mafundi. Abayede turi nko ku mwanya wa 4. Ura umwanya wa mbere ni nyir'ubwite mufite uburenganzira bwo kumugeraho. Nyir'ubwite boss. Ariko boss niyo hageze bamwereka ibyiza. Urumva boss barakomeza bakajya bamujijisha ariko azi no kwirebera. Nawe aravuga ati ibyo byose ndabireba nkabibona, reka nzarebe amaherezo y'inyubako kuko arabizi neza ko inyubako izageza ikabatamaza. Nta muntu nyerera kabiri. Ushobora kunyerera bwa mbere ntuvunika ariko bwa kabiri wavunika. Rero nyiri inyubako waravuga ati byanze bikunze barimo baranjijisha, barimo barandya amafaranga. Urumva barimo baramarira umwanya, barimo baramvunishiriza abakozi ku busa, ariko reka mbihorere bakomeze babihengahengeke, byanze bikunze n'ibigwa nzababaza ngo ese mwabuze iki kugira ngo iyi nyubako ikomere. Ari boss mwenyewe agakurikiraho noneho hakaza engineer. Ubwo engineer we yanze urumva mbese nyine ni muri ubwo buryo birimo. Noneho mu mwanya nyuma ya engineer hakaza Gapita, kandi Gapita ashyirwaho nande na engineer. Noneho nyuma ya Gapita hakaza umufundi. Urumva umuyede ni wa 4. Mu by'ukuri turamutse tubishyize nko mu nzego sibyo, urwego rwa 4 rwakosora urwego rwa mbere.
twaguze urwego rwa kabiri. Rushobora gutanga amakuru ku mufundi, umufundi agaheza kapita, kuko nyine kumva ari enjeniyeri na kapita bose bafite ikibazo. Njye niko ndi kubyumva. Kuko kapita niwe uhagarariye icyubakwa, enjeniyeri nta nubwo haboneka cyane, ariko hari kapita, kandi kapita zo ku cyubakwa cyakagombye kugenda, kuko bamugize kapita bamwizeye. Turashinja enjeniyeri cyane, amakosa turashyira kuri kapita. Dore ikibazo gihari, ikibazo gihari wowe ntabwo uri kucyumva. Ndi kucyumva. Umuntu wese uri muri uyu mwanya ari kuvuga ngo njyewe naje kwishakira umugati, sibyo? Naje kwishakira umugati. None hari ijambo abantu bajyaga bavuga, sinzi umuririmbyi wariririmbye we, ngo ntunyubikire imbehe, urumva? Ibintu byitwa kubika imbehe, ibintu by'ibinyarwanda byo njya mbigerageza, imbehe ndayizi umbabarire cyane, urumva? Rero urumva isahani ibaye yubitse warira kuki? Ubwo bari gukora kugira ngo ntiteranye. None nindamuka mbwiye enjeniyeri akambwiye akaba ariko yapanze kubyubaka, ko we yagiye kubyigana epfiriya umuntu uziriye, akaba yaragiye kubyiga, njye sinjya amenya n'ahantu bajya kwiga ngo baragenda bakajya kwiga epfiyo ngiyo, kubera ko urabona njyewe ntabwo njya mba ndi hafi ahangaha. Uri mu kiyede cyawe? Mba ndi mu kiyede, sinjya nanamenya ngo, gusa numvise ngo hari ahantu abantu bajya kwiga. Ngo kapita yagiyeho gute? Ujya kumva kapita ariho, akandi kugwa amabwiriza. Twebwe turaza twese mwaduhaye akazi, bati nimukore, uwo tubona afite imbaraga ari gukorana courage, uwo nguwo azakomeza akore, ubwo tukagenda tugakora gutya. Rero uramutse umukosoye yakubaza atese ko ejo bundi waje shahu ugenda usaba akazi, none utangiye no kumenyera ku buryo umaze kuba umuhanga. Tuvuga uti rero rwose bajya kubahwa, ndakora ibyo mu ntegetse, ugakora ibyo bagutegetse. Kandi nese ko ukora ibyo bagutegetse kandi uzi ko ari amafuti. Ko naje gusaba akazi, ko naje gusaba akazi ko gukora, bakanyereka aho nkora. Ariko nagira ngo njyewe umuntu wenda numva ufite ikibazo cy'uko imbeho yakubikwa, ni hagati ya kapita na enjeniyeri n'umufundi. Umufundi ntiyavuga, cyakora umuyede we abwira umufundi, kuko burya umuyede n'umufundi babishuti, buriya niyo bagiye kurya nka saa sita barajyana. Ariko burya ntago umuyede ashobora kujya kuriraho gapita, banasurana kandi. Baranasura, hari nubwo baba baturanye muri karitsiye. Buriya umufundi ashobora no kuba yazana umuyede ariko umugore wazanye, kaza ujye kunyiherereza. Rero ashobora kuvuga ati ese mugabo wanjye ibi bintu uri kubaka ko nduzi bihengamye, kamubwira atereka gapita arabizi ko bihengamye. Tubwo rero kandi nimvuga buriya ntabwo akongera kubaho. Tubwo rero dushingiye kuba yirukanye. Ati sheri turamenya imbehe yacu tutayubika, tubwo rero tereka tube twishakira ibirayi. Akamaro n'urugero rwabo yirukanye, rwabo gapita yirukanye. Nigeze kubaka ahantu, ni hera, ni hakurya iriya ahantu bita za Nyarutarama. Kugenda umufundi, ndi umufundi narubatse. Iyo ubaye umuyede igihe kirekire, bavandimwe muri kubyumva kandi umwuka agenda basobanurira. Iyo ubaye umuyede igihe kirekire unyuzamo ukanubaka. Noneho twari turi kumwe n'umufundi w'umusaza. Uwo mufundi yaraje yubaka itafari rya mbere, arigerekaho irya kabiri ntaje washyizemo, arigerekaho irya gatatu, wareba ukabona ni ibintu bishoreranye nka kwa kundi abana bajyaga bakina ibintu byo kurunda inuza amabuye. Enjeniyeri yaraje aramubwira ati kiriya ni ikirebane ngaho ugendere, dore urashaje ntuzagaruke. Ubwo rero kuko njyewe nari nkiri agasore, ubu nanjye ndashaje, kubera ko nari nkiri agasore, aravuga ati komeza wubake wowe ndabona ubigerageza. Ubwo rero abafundi b'abasaza hari igihe babirukana. Nyiri cyubakwa, nyiri nyubako, utubwiye ko nubwo babyica bubaka amafuti ariko abizi. Ndi kwibaza niwe uzaza agasinya kino cyubakwa, kizihirika, amaherezo yacyo ni ayahe, ninde uzajyamo uruhare? Tumana imbaraga. Hari umuririmbyi waririmbye ngo hari ibyo wankoreye umutima wanjye utazibagirwa, hari icyo wankoreye umutima wanjye utazibagirwa. Rero hari abantu Imana yagiriye neza. Haleluya. Noneho urabona umuhinzi
tuvuye ku ni ukuvuga ngo umuhinzi tugeze ku muhinzi yego hari igihe umuntu amubwira ati ngwino nkwereka ahantu ujya kumpingira. Ntago umuhinzi w'umuhanga uzi kureba kure, uzi gushishoza, ntago ategereza ko nyiri umurima ari uza kumubwira ngo jya ukuramo urwiri. We iyo ageze mu cyata agiye guhinga, arahinga agakunguta agakuramo urwiri, agahinga umurima ukazera kandi ukera neza. yego ntago asiba. urabihuza gute none icyubakwa kugiye mu buhinzi uvuye mu bwotsi ukaba ugiye mu agronomy? muri abantu rega abantu bubaka iyo batashye bararya, kandi barya ibyavuye mu murima. Rero abantu bubaka bajye baha agaciro umuhinzi, kandi umuhinzi nawe ajya aha agaciro abubaka, kubera ko aba bantu bombi barahuza bagasayidira. Icyo tuzi ni uko inyubako ihengamye izagwa kubera ko irahengamye cyane. Ikizayigusha ubwo ni uko ihengamye. Ikizayigusha ni uko nyirayo azayireka gusa yubatswe nabi. Yubatswe nabi, urumva niba ikibanza irimo yubatswe nabi nta kintu izakora, ahubwo hazubakwa indi nyubako nziza. Byanze bikunze iyi nyubako izagwa ive mu nzira, hanyuma hongere hasizwe, hatererezwe neza, hatangire inyubako nzima, kandi iyo nyubako izagira abantu, mbese izagirira abantu agaciro. watubwiye yuko mutazi uburyo kapita ajyaho, mutajya mumenya n'uburyo uyu mufundi ajyaho, mujya kubona mukumva ngo yagiyeho kandi mutegetswe kumwumvira. Mu byo mutegetswe no kumwumvira mukagendera mu kwaha ko nubwo ibintu mubona bipfa. Ariko tubwira yuko nyiri cyubakwa nubwo mutabona live, ariko iyo mutatsa bumva, iyo mutabaje yabatabara. Ibyo byose hari n'amakuru abahaye iki cyubakwa, akababwira amaherezo yacyo n'igihe azayisenya cyangwa se n'igihe izihirukira wenda, kuko ndi kumva ko nubwo bizimije ushobora kuza bijyamo kugira ngo gihiruke. Ababwira ngo ikiye mu mutabaje ko muramutaza akabumva. Oya, hari byinshi uri kumbeshyera, nakubwiye ngo turi mu rwego rwa 4. Urumva aho ntago ndi bukwemerere, turi mu rwego rwa 4. Twebwe tubona ibintu bihengamye. Mwavuze ko watubwiye yuko ibintu mubona bihengamye, gusa mwarebe nubwo mutize kubaka, murebe ikiroka mukamenya ko gifite ikibazo cyane pe. Siko watubwiye ntabwo nkubeshye aho hantu. Aho ntabwo mbeshye. Siko watubwiye. Uratubwira uti rero hari uwitwa engineer, hakaba n'uwitwa kapita, yego, akantu witwa umufundi, akantu witwa umuyedari ho muri. Ariko watubwiye ati nubwo bimeze gutyo abantu bahuriye ku cyubakwa 3 namwe ba 4 gifite nyiracyo. Yego. Waratubwiye uti nyiracyo ahantu hari nubwo tutamugeraho, ariko aratwumva kandi arabireba biri gukorwa. Umva aho ngaho ko nakubwiye, nubwo muri kunsibira ati ko mbategeye ku munsi ko bizahirimo, nkabaza icyo mwakoraga, icyo mwabuze kuko ibikoresho byose nabibahaye, ndabigisha mbagira inama, mbeka inzira mugomba gucamo, mbereka n'icyo ikiboko kizamara. Ariko atubwiye uti uwo muntu tutashatse kumenya uwo ari we, babayede nubwo bari izo nzego 3 ziri hejuru zitabumva, ariko nyir'ubwite aho ngaho niho ndi bugukosore, aho ndagukosora kuko ntiyabimye ijambo. Umva aho ngaho kurundi bugukosore. Nakubwiye ni twebwe turitahira tukabona ibintu bihengamye, ariko tusaba Imana. Urumva? Dusaba Imana tuti Imana, hari ahantu turahahahira, ariko siriya nyubako wazaduhaye umuntu wubaka neza iriya nyubako uko tubona izagwa. Ariko dusaba iki? Imana. Iyo Mana musaba niyo uri kwita umuntu. Reka twinakibuje nabi ko uduteza amatwi wese yabyumvishe, kandi wese azi ubwenge bwo gutekereza nubwo watujimije, ariko azi kubikuramo akamenya igisubizo icyo ari cyo. Cyane cyane bakurikirana ikiganiro cya bya binyurane. Iyo Mana ibabwira ko amahezo y'iki cyubakwa ari ayahe, amahezo ya engineer ni ayahe, amahezo y'aba bafundi yo kugenda mu kwa engineer kandi bazi ukuri kwabyo, ngo batiteranya, ngo bataburara. Amaherezo ni ayahe? Ababwira iki? Hari igihe twigeze tujya gusengana, tujyana nk'ahantu mu cyumbara,
ntago mbizi hari indirimbo twigeze kuririmba mu cyumba icyo gihe narafashijwe we noneho umwe yarahagurutse atera ikorasi twari twagize ibihe byiza noneho atera ikorasi ngo fata inkoni nkwereke ibindushya ayiwe fata inkoni nkwereke ibindushya mana yanjye fata inkoni nkwereke ibimvuna ayi fata inkoni nkwereke ibindushya nkubitira igini imana we ayiwe nkubitira igini imana kandi turimo reka tugane ku musozo w'ikiganiro tuganiriye yego tuzongera tugaruke tuganire ariko tugendanye yaro byose turayisenga ikumva izo ndimbo tujya tuzirimba turi mu gusenga turayisenga ikumva kandi gusenga ni umuco w'abayuda ubwo rero bantu musenga muze tuyisenge kandi yumve si ubwo si nk'ibyo ra inshuti bavandimwe mwarimu duteze amatwi n'ahangaha dusuba iki kiganiro amakuru nubwo dushoje ariko uyu mwigisha wacu ari butanga nimero zabo wenda mwebwe yaza kubimbwira nyanze kubimbwira atubwire icyo Imana ivuga kuri iki cyubakwa cyayo Imana ivuga kuri uyu mwenjenyeri uri gukora ibyo atamutumye n'abafundi bagendeye mu kwaha kwe kandi bazi ukuri ngo batitenya batabura akazi bagatanga bakabura bashingiye ku byabaye ku by'abantu babanjirije muri iki cyubakwa uko bagiye bakirinda kwiteranya ubwo byawe byose nyiri icyubakwa afite uko azabigenza nubwo yanze kwitubwira ariko habwirwa benshi hakumva beneyo kandi uwanze kumva yaheze mu nda yanyene ko bivuganye ni ikinyarwanda icyo umwana utumvira se na nyina yumvira ijeri kandi ntacyo bitwaye irabanza ibyo nakoze igaheruka kandi nk'umwijuto w'ikinonko ibyo ntago mbizi uwo mugani ntago nkuzi ngo urimba imvura itaragwa ese yesu ubwo imvura nibwo izabiringaniza ubwo se hazaza isuri nyine inzu yo kutari inzu yo ku musenyi ubwo kwayo kwabaye kubi cyane Imana izatubabarire duhagarareho imvura ntizatunyagire kuko ishobora kuba yagwa nabi kadusoza niki cyakorwa kugira ngo enjenyeri akore ibigendanye n'inshingano ze niki cyakorwa kugira ngo n'uyu mufundi uri kwica ibintu kandi abizi ngo katiteranya akore ibyo agomba gukora kandi abikore neza binezeza nyiri cyubakwa niki cyakorwa turi gusoza nyiri cyubakwa we ntacyo bimubwiye tavuze niki cyakorwa kugira ngo uyu mwenjenyeri akosora ibyo ari kwica nkana niki cyakorwa kugira ngo n'uyu mufundi kwa kwitanya ngo atabura akazi atabura imibereho yumve ko kubaho bishoboka kandi atiteranyije na nyiri cyubakwa ngenda abona uyu enjenyeri buriya ashatse yasubira kwiga ko buriya hari andi mashuri agenda aza sinzi ariko nawe uze kumfasha tubyibukiranyeho nta mashuri yigeze kuza bameze nk'aho bari kuvugurura ngo abahoze ari cyane cyane n'abarimu abakora umwuga batarabyigiye basubire kwiga kugira ngo babihugure kandi n'abawukoraga barabyize basubireyo bongere babahugure kuko hari ubundi buryo runaka bugiye ako kantu bushyashya noneho nabo bongere bagaruke bongere babahugure banihugure kubera ko bigishirizaga muri analoge sibyo none ubu ngubu twinjiye muri jigitari rero kuva haje jigitari abari bari muri analoge bashaka gukomeza akazi nibaze bongere bagire gute bahugurwe kugira ngo bazabone uko bakora muri jigitari biri gukorwa se cyangwa byarakozwe ubwo nyine twari turi kuvuga ngo azagaruke yige nyine ubwo nari mbaye nk'uwibagiwe icyo gihe kigeze kubaho bavuga bati ibyo bintu byara ahantu hose baravuze mbese ni nka kwa kundi
ni nka kwa kundi umuntu bakora bya bindi bita kandidari nanjye mba ngiye muri byinshi ni nk'ibyo. Reka tugushimire uduteze amatwi muhiye, tuzamutumira yongere agaruke adusobanura bino bintu yatujimije, ariko hamwe no gusenga Imana irabasobanura, kandi nyir'ubwite nyirabyo arumva ibyo agomba gukosora, cyane cyane ko nyir'umurimo ari hafi kuza, imirindi ye igeze ku muryango. Ese cyoko yagusigiye mu byo urimo, urumva uri gukora ibyo yagushinze kugira ngo naza azabarane nawe, nabarana nawe uzasanga bimeze neza. Akabazo point d'interrogation usubize wakwiyumitse waguhaye ibyo ngibyo. Tanga nimero ya telefone udusengera Imana twisoreze. 07888518. Imana ibahe umugisha, twadusengera. Amazina ni yayandi Muhire Didier. Muhire Didier, Imana ibahe umugisha. Mujye munyaruka murebe no kuri channel yitwa Ntutebe TV 250. Ibyo byose nacyo kiganiro kizahanyura. Ntutebe TV 250 bazagikurikira n'ibidafite. Imana ifite imbaraga n'ubutware n'ubushobozi n'icyubahiro no kugira neza kwawe. Ngwino dukomeze kubana natwe, twambike imbaraga abantu bawubaye kugusobanukirwa bya nyabyo, ubakure mu majune no mu majunane, bamenye kuri Imana ifite imbaraga, kandi bave mu gihirahiro, bareke kugenda nk'abatazi aho bajya, ahubwo bamenye kuri uwera. Bana na buri wese tugire neza ni mu izina rya Yesu, amen.